Urabizi nkomeza gukorera abandi bafite YouTube channel. Nanjye numvise yuko ngomba gushinga YouTube channel yanjye. Urareba imyaka ngezemo ni imyaka izabukuru buriya baramutse baguhaye nka miliyoni 10 ubu tuvugana ni ikihe kintu wahita ukora? miliyoni 10 muri iki gihe buriya miliyoni 10 ni amafaranga menshi. Yego ni menshi. Cyambere rero muri miliyoni 10 ikintu wahita ukora washaka ahantu. Yes, nese Nzovu nk'ibisanzwe nk'ubu ngubu gukurikiye cyangwa se abakunda gukurikirana ibiganiro ugenda ucishaho umunsi ku wundi ndetse nabo bagusabye gushinga channel yawe nyirizina. Uyu munsi wa none hari abafite amashyushyu cyangwa se hari abashaka kumenya uko iyo YouTube channel yawe yitwa. Ese wabitubwira? Koko YouTube channel yanjye yitwa Nzovu TV. Yego barabyumva neza yuko YouTube channel yawe ari Nzovu TV. None se nk'ubu usanze hari undi muntu witiriye Nzovu TV, ese ni ikihe kintu cyatandukanya YouTube channel yawe n'abandi bantu bakwitiriye? Burya abantu barakwitiriye ariya ni amakosa. Uramutse ubamenye abo ngabo urabarega. Kandi ikindi Instagram yanjye nayo yitwa Nzovu TV. Inyi Instagram yawe yitwa cyangwa se IG. IG ni byiza nawe uranyukije. IG yanjye yitwa Nzovu TV. Yego murabyumva rwose, mugende mumuzamura nkuko musanzwe ndimo mukurikira. None se Nzovu, ubu nkanjye misengira ikibazo nk'umuntu usanzwe ugukurikirana cyangwa se n'undi muntu wese yakibaza icyo kibazo giteye gutya. Ni iki mu bisanzwe cyaguteye noneho kikagushishikariza guhita uyishinga iyo channel dore yuko turi no mu mpera z'umwaka? Urabizi nkomeza gukorera abandi bafite YouTube channel. Nanjye numvise yuko ngomba gushinga YouTube channel yanjye. Urareba imyaka ngezemo ni imyaka izabukuru buriya iyo washinze YouTube channel ikarebwa ikagira abasabu ikagira ama-views rwose YouTube channel iragutunga. Yego ubivuze neza koko iragutunga. Ese Nzovu, hari ikindi kibazo cy'amatsiko wenda bajyavuga yuko abana kenshi bakunze gukoresha izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se byo twakita nka social media cyangwa se aba influencer? Sinzi nimba ibintu mvuze wenda ubashije kubisobanukirwa, wambwiye iyo bavuze influencer wa social media cyangwa se abantu bakunze gukoresha social media. Urabona ni urubuga. Yego, ni urubuga abantu banyuzaho ibitekerezo byabo. Yego. None se ahangaha nakubaza ati ese wowe ibi bintu nyine abo bana kenshi baba barize, ese wowe ubu tuvugana ufite ni ikihe cyizere wahereza abagukurikiye yuko wenda ibintu byawe byizewe? Icyizere naha abankurikira. Erega burya si ukuvuga ngo erega nubwo waba utarize Imana ishobora no kuguha ubwenge. Yego, abazankurikirana rwose tuzagana neza kuki nkorera abandi. Ahubwo watumbaza ikibazo kigira giti, mbese Nzovu ko washinze YouTube channel yawe, mbese uzaza ukorera kuri YouTube channel yawe yonyine? Ndabwire ngo nzakomeza nkorera abandi, kuko ni nkorera abandi bampa amafaranga antunga ukanayashora no muri channel. Nukuba ko nanjye nubwo nyishinze nanjye igihe kizagera ngirabona akazi, kuko kuri iki gihe ntiwakoresha umuntu ngo ikiganiro utamuhembye. Yego, ubivuze neza. Ubu muri make uri mu bantu bafite intego igira ati
reka niteze imbere cyangwa se nizamure ubundi ngaruke ndebe inyuma abandi bashomeri nabo mbazamure. Niyo ntego ufite? Niyo ntego mfite. Ubwo abagukurikiye cyangwa se abakunzi bawe barabyumva neza, nabo bagufashe bakuzamure. Banzamure rwose, barahari, haba ari ku mugabane w'i Burayi, ubwo ndavuga muri Amerika, ndavuga muri Canada, ndavuga muri Australia, kuko hariya hose mpafite inshuti nyinshi. Ahubwo mbona rero gusuhuza inshuti yanjye bita Mugisha Nzeko. Mugisha ahuri rwose akira intashyo za Nzovu. Barahari benshi cyane, hari n'abamama rwose. Icyo mbasabye ni ukunshyigikira rwose, bamwe mbabwire ko tugiye kuza tunavugana no kuri email. Yego, kuko abantu bari ku mugabane w'i Burayi bajyaga bansaba Nzovu, nimba dukeneye kugufasha ko nta email ufite ngo tujye tuvugana, ukaba ufite telefone y'agatushe. Mbibutse ko ya telefoni The Ben yampaye, ya telefoni ubu ndayifite. Ubu ni nayo uri gukoresha? Ni nayo ndimo gukoresha. Abakundaga kubunza amagambo ngo Nzovu telefone yarayigurishije, telefone irahari rwose. Ndagusaba yuko tugera ku musozo w'iki kiganiro uraza kuyerekana rwose. Ndayerekana rwose. Telefone buriya wasanga, kuko ibi biganiro dukora The Ben arabireba. Bwo yaravuze se Nzovu namuhaye kado yanyinyushije kuri Muyoboke, none Nzovu bagenzi be barimo kuvuga ngo yarayigurishe. Telefoni irahari rwose. Bwana nagira ngo telefoni nzayibereke. Urimo uranayibyaza umusaruro? Ndimo kwibyaza umusaruro, nafunguye YouTube channel yanjye. Ubu ngubu bivuze ngo YouTube channel yawe urimo urayicungira, uri kuyicunga cyangwa se urayikoresha ukoresheje telefone The Ben yaguhaye. Nicyo bivuze rwose. Warakoze rwose, ndagushimiye. Nawe Muyoboke ndagushimiye, kuko Muyoboke twaraganira mbwite buriya mu bantu bakurikira Nzovu buri munsi, buri mu gitondo The Ben arimo. The Ben arimo. Mbona no kumusuhuza rwose. Hari n'aha i Kigali. Hari n'aha i Kigali kabisa. None se Nzovu, reka twe kujya kure, tugaruke mu buzima busanzwe. Ubu tuvugana, na yahe mafaranga menshi watunze gutya ubu yafite ingunga imwe? Amafaranga nafashe nayo bamaye mu Kimina, bamaye 700, kuko baguha ayo ugejemo n'undi wabitse. Ayo mafaranga niyo nafashe menshi. Wafashe mu Kibina? Nari nzi ko buri Ikibina kenshi kikunda kujyamo abagore gusa. Oya, Ikibina ntago kirobanura, kiba kirimo abamama, abakobwa, abagabo, abasore, ntago kirobanura rwose. Kandi na leta yacu y'ubumwe ihora idushishikariza kuba nimba ari gukora gender. Uriya gender ni umugabo n'umugore. Ntabwo Ikibina yo gifata ngo gifashe ngo ni cy'abagore bonyine, n'abagabo barimo. None se iyo bavuze gender urayivuze, ngewe numva sindi kwisobanukirwa neza. Ese iyo bavuga gender ni ukuvuga nk'urugero, uzi ko hariho abaminisitiri. Buriya mu baminisitiri ntabwo wavuga ngo abaminisitiri harimo abagabo gusa, hagomba kubonekamo n'abagore. Mu badepite harimo abagabo n'abagore. Mu gisirikare harimo abagabo n'abagore. Mu gipolisi harimo abagabo n'abagore. Ibyo nibyo bita gender. Muri make iyo bavuze uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango wumva iki? Uburinganire n'ubwuzuzanye. Uburinganire n'ubwuzuzanye ni umugabo n'umugore babana ariko bakuzuzanya. Nimba umugabo acanga akajya gukora, n'umugore agacanga akajya gukora, bose bataha mu rugo bakuzuzanya, bakara amafaranga bakoreye bakayafata, bakabwitenda tuvanyemo aya ngaya yo guhaha, asigaye tuyashyize kuri konti, cyangwa asigaye bashyize muri ibyo bimina, kugira ngo niba bakodeshaga
kuko ukwezi kw'inzu iyo kugeze bagomba no kwishyura inzu cyangwa bakazateganya no kugura ikibanza. Ibyo ni byo bita ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Ntago hajya habaho uburinganire n'ubwuzuzanye se mu rubyiruko? Ndumva wenda wari wibanze ku bantu bubatse ingo mu rubyiruko ngira ngo rero buri ubwuzuzanye ni mu mashuri y'ubwuzuzanye kwa kundi muba muri ahantu murimo kwiga, murimo gusubira mu masomo, si ngombwa we musore ngo ufate ikayi wige wenyine. Ushobora kubwira umukobwa, none uwo mukobwa wamubwira mukigana isomo wabuze ukarimwigisha, nawe umukobwa iryazi akarikwigisha, nabwo ni ubwuzuzanye. Yego. None se Nzovu, hari ikindi kibazo cy'amatsiko wenda ngira ngo udufashe. Nk'ubu tuvugana baramutse baguhaye nka miliyoni 10 ubu tuvugana, ni ikihe kintu wahita ukora? Miliyoni 10? Muri iki gihe buriya miliyoni 10 ni amafaranga menshi. Yego, ni menshi. Icyambere rero muri miliyoni 10 ikintu wahita ukora, washaka ahantu hari ikibanza hatari mu mujyi wa Kigali, ko mu mujyi wa Kigali birakomeye muri iyi minsi. Kuko mu mujyi wa Kigali barimo gutegeka abantu kubaka inzu igeretse kabiri. Ubwo uhita ujya mu nkengero z'umujyi wa Kigali ukawagura, nahita nguramo akabanza ka miliyoni 5. Narangiza agasigara miliyoni 5. Miliyoni 5 nkafata, urabona nkanjye mfite abana barimo kwiga, havuga ni miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3 naziha umugore wanjye nubwo tutabana, akazicuruza akajya gute kugira ngo azabone amafaranga yo kurihira abo twabyaranye. Nanjye izindi miliyoni 2 nkaziryohamo, nkambara neza, nkagira gute, kuko muri iki kibuga gufunguza YouTube channel nabyo bisaba kuba wambaye neza. Ko ntiwagaragarira abantu wambaye nabi. Ni nayo mpamvu n'ubu waje wambaye neza. Nambaye neza kandi rwose mboneho no ku bwose icyo mbisabiye ni ukuntera inkunga nshaka ko muntera no kuzaza mukurikirana ibiganiro bizaza binyura kuri YouTube channel Nzovu TV. Hose mujye mukanda share na comment, mutibagiye gukanda yanzogera kugira ngo amakuru abagireho igihe, hamwe na subscribe. Mukore na subscribe. Oya Nzovu witwa. Oya nibyo niko nkunze kubivuga ko ngiye, kuko nimba ari inyinya yavuyemo ntabwo nzi kubivuga neza, ariko ubwo abakunzi banjye babyumvise. Yes, mwabyumvishije rwose mukande subscribe. Nizere ko abakunzi ba Nzovu benshi mufite amataci, kandi n'abatarayagura bagikoresha gatushe. Ugiye kubazengera Mana shobora byose ubahaye amataci vuremo kugira ngo baze bankurikirana bakande, kuko niwakora share na comment udafite touch. Bose ibyo bintu ndabibasabiye, kandi Mana ishobora byose bakunzi ba Nzovu sinarangiza ntasengeye iyi YouTube channel. Rwose Mana ishobora byose, Mana nkunda, niwe waremye ijuru neza. Amen. Mbere yo gusengera YouTube channel kumba nsengera abanyarwanda hamwe na perezida wabo Paul Kagame. Rwose Mana ishobora byose, aho umunyarwanda ari hose ku isi, haba bari hano i Kigali, abari mu ntara zose, abari muri East Africa, abari nta umunyarwanda atari ku isi. Mana ishobora byose nkweretse umunyarwanda aho ari hose ku isi. Mana azaze ahaharonke, aho abandi baburiye we ajye ibiganza bye byuzura n'imifuka yuzure rwose. Mana ndikweretse abanyarwanda bose, abanyarwanda ntihakagire umunyarwanda uburara ubwirirwa rwose, kandi n'ufite ajya asagurira utabifite. Mana ishobora byose, kandi nkweretse YouTube channel Nzovu TV, YouTube channel ni yanjye. Mana ishobora byose ndayisenge. Uzi ko muri iyi minsi ama YouTube channel barimo kuyiba. Mbibutse ko YouTube channel ya Nyirabitanga mu byashize barayibye, ubu yatangiye indi bushyashya. Mana ishobora byose ama YouTube channel
nyashyizeho uburinzi Mana, nyashyizeho uburinzi Mana, ni wowe uzaza utureberera aya ma YouTube channel. Kandi Mana, natwe turi abantu, nuzaza ubona muri iki kiganiro aho nafuditse Mana, ujye unkosora niwe umbereyeho. Kandi n'abazaza bandika muri commentaire Mana, mujye mubyandika iti nzovanga wakosheje ubutaha kugira ngo nzaze nikosora. Mana, ubu ngubu tugiye kwirukanka tujya mu kazi, tugenda ku mamoto, tujya mu mamodokari, aho umunyarwanda ari hose, ndetse n'abandi bagenda mu binyabiziga. Mana, ubarinde baze kugaruka mu ngo zabo amahoro. Bisabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.